Reka ambasuze kaye nongere mbifurize ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza n'ukwihangana. Turababwira ko umuyobozi wa groupe scolaire Nyarupfubire ari guhigwa bukware n'inzego z'umutekano, arakekwaho ubwicanyi. Turaza kubagezaho iby'uyu umuyobozi. Turababwira kandi ko mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda, abarasita basabye uburenganzira bwo kwigaragambya bamagana Gitwaza. Baramuziza iki? Ibi byose turabirebera hamwe muri izi nkuru. Tugiye rero gusangira izi nkuru muri aka kanya, gusa mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye munyemerere mbanze mbashimire cyane mwe mubana natwe. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira, ariko turanashimira mwe mwakoze subscribe ku Ibendera TV, mwarakoze cyane guhitamo twebwe. Turanibutsa kandi mwe mutarakora subscribe kwikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Hirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 16 Kuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, umugabo w'imyaka 48 witwa Hakizimana Emmanuel wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yakubitiwe mu rwuri rw'umuyobozi wa groupe scolaire Nyarupfubire Gatare Jacques kugeza ashizemo umwuka. Uyu yasize umugore n'abana 4. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rukundo mu kagari ka Kirebe mu murenge wa Rwimiyaga mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda, aho abaturanyi bavuga ko Gatare yaba yarafite amakuru ko uyu muturage ajya ahabwa amata n'abashumba be, bityo akagambirira kuzamufata aje muri iyi famu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba SP Hamdun Twizerimana yemeje aya makuru ni mu kiganiro yahaye Imvaho Nshya, aho avuga ko Habishakizimana abarimo Gatare Jacques wari usanzwe ari umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Nyarupfubire. Ahagira ati mu masaha ya 2 nibwo polisi yageze aho byabereye, aho iperereza ry'ibanze rigaragaza ko uyu muturage yakubiswe na nyirifamu afatanyije na bagenzi be. Nyuma y'uko Hakizimana yagiye muri iyi famu mu gitondo, birashoboka ko yaragiye gufata amata cyangwa ajyanwe n'ikindi. Abashumba 2 bahamagaye Gatare azana n'uwitwa Augustine, baramukubita kugeza yitabye Imana. Mu gihe hari hategerejwe ko umurambo ujyanwa kwa muganga, Gatare n'uwitwa Augustine bo batorotse, naho abashumba 2 batabwa muri yombi. SP Twizerimana yasabye abaturage kwirinda kwihanira kuko abagaragara mu bikorwa nk'ibi batazihanganirwa. Yagize ati icyambere turihanganisha umuryango wabuze uwabo. Polisi kandi iributsa ko nta muntu wemerewe kwihanira nubwo yaba afitanye ikibazo na mugenzi we, ahubwo kuko amategeko ahari bagomba kugana inzego zibishinzwe. Ikindi kandi nuko polisi itazihanganira na rimwe abakora ibikorwa by'urugomo biganisha ku kuvutsa bagenzi babo ubuzima. Uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda yongeyeho kandi agira ati abakekwaho ubu bwicanyi barakomeza gushakishwa, kandi n'uwagira amakuru yaho baherereye yabimenyesha inzego zimwegereye byihuse bakaryozwa ibyo bakoze. Abaturage bavuga ko ukekwaho icyaha ari we Gatare Jacques asanzwe ari umunyarugomo ndetse bakaba bamutinyaga. Hakizimana
wishwe akaba yari mu kigero cy'imyaka 48 aho yaratuye mu mudugudu wa Gatebe mu murenge wa Rwimiyaga asize umugore n'abana bane nkuko twabibabwiye haruguru. Natwe kwibendera TV twihanganishije umuryango wabuze uwabo. Reka twihute kandi tubabwire ko umuryango w'abarasta bo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda basabye ubuyobozi bw'aka karere kubaha uburenganzira bwo gukora urugendo rw'amahoro rwo kwamagana Apotre Dr Paul Gitwaza uyobora itorero rya Zion Temple. Aba barasta bavuga ko impamvu basaba kwamagana intumwa y'Imana ari ukubera amagambo aheruka kubatangazaho. Apotre Dr Gitwaza mu minsi ishize yumvikanye asaba abantu kujya bubaha uruhimbi, aboneraho kugaragaza ko nta nkumi yemerewe kuza ku ruhimbi yambaye ipantaro cyangwa umusore ngo aze ku ruhimbi asutse dreadlocks, yambaye ipantaro yicitse cyangwa ase yaratoboye amatwi. Usibye aya magambo, abarasta b'Irubavu banashinja Gitwaza kuba yaravuze ko idini ryabo rya Rastafari ari idini rya Satani, ko ngo ari satanisme. Ibyo bavuga ko byababaje bagenzi babo bo hirya no hino ku isi, bakanamwamagana mu buryo butandukanye. Aba bavuga ko nk'abarasta bo mu Rwanda basanze bafite inshingano zo kwamagana Dr Gitwaza bijyanye no kuba u Rwanda ari igihugu barizwamo kandi akorera. Mwibaruwa bandikiye meya wa Rubavu bavuze ko bagira bati twebwe abarasta bo mu karere ka Rubavu turashaka gukora urugendo rugaragaza akababaro katurutse ku magambo adusebya, tukagaragaza abo turi bo nk'abarasta bitandukanye n'ibindi ibyatuvuzweho, tukanasaba ko asaba imbabazi abarasta bose muri rusange. Kubwa abarasta ba Rubavu, amagambo ya Apotre Dr Gitwaza agize ingengabitekerezo yo kwangisha abarasta abantu ibyo basanga abadahawe umwanya wo kugaragaza abo bari bo, byatuma abantu batongera kubisanzuraho. Aba barasta rero bakaba bifuza ko urugendo rwabo rwaba kuri uyu wa gatanu tariki ya 20 Ukuboza muri uyu mwaka w'2024 bakazarukora abazenguruka umujyi wa Gisenyi. Kugeza ubu ariko ubuyobozi bw'aka karere ka Rubavu ntacyo bwari bwatangaza busubiza aba barasta. Tukaba rero tuzabagezaho icyo bazaramuka batangaje ndetse nuko aba barasta bazitwara. Tuganye ku musozo w'izi nkuru twagarukagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 7917000822. Iyi nimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakwihamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho inkuru ku Ibendera TV. Naho ubutaha mugira amahoro n'amahirwe kandi Imana ibarinde.